Imana yajyaga imbwira ngo nzamamara. Namamaye kubera iki? Ngo kwamamara se bivuze iki? Ntabyo ubonye. Uzambaza icyo bivuze. Ngo birange sinkunda kwamamara. Ntubikunda se haraho wiyandikisha ukamamara. Komera we, ntabyo ubonye. Amashenge. Nge se narabikunze. Haraho niyandikishije. Ni ibintu bitekerezwa n'Imana mu gihe cyabyo. Yabi bifitemo inyungu ikabikora kugira ngo ubutumwa bugere kure. Saya amatwi yanjye yamamaje. Ntago yanyamamaje kubera iki? Yanyamamaje kugira ngo ijambo ryayo menyekane, rimenywe na benshi. Haleluya. 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 Imibabaro unyuramo iri kuguharurira inzira. Ngo nzakumenyekana, njya kumenyekana, namenyekanye kubwo buhamya bwanjye. Simpe naha kuri aya macano. Njya kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda. Nazengurutse igihugu cy'u Rwanda. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mwebwe abadukurikiranira hafi na kure, mwebwe mukomeje gukora share, abakomeje gukora subscribe. Turabashuje kandi turabashimiye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nubundi rero tugarutse mu ijambo ry'Imana kuri mama Charlene official. Nkuko mukomeje kugenda mukurikirana ijambo ry'Imana ritandukanye, nubundi tuzanye ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko yaturinze kandi ikaba yaturinze ikaturinda, iduha n'ibyo kurya byo mu mwuka. Imana nishimwe. Nizere ko rero muri amahoro aho muri hose. Ndifuza ko dusenga kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya dushyigikire. Mwami wacu Yesu, ndagushimye ko waduhaye kubaho no kuramuka, waduhaye ijambo ryawe uriduhana na byinshi. Habwa icyubahiro ku bw'uyu mwanya w'icyubahiro tugiye kuvugamo ijambo ryawe rikomeye kandi rituruta. Ijambo ryawe rifite ubuhanga n'ububasha, nta muntu warisobanura uko abyumva usibye imbaraga z'umwuka wera zidushyigikira. Nanjye nkwatse inkunga ituruka hera kugira ngo uhagarane nanjye mu cyimbo cyawe, aho ndi kuburira ndetse no kubwira ubwoko bwawe kugira neza. Ndakwinginze ngo ubane nanjye ugiye kuvuga kandi ubane n'abateze amatwi iri jambo. Twaguke twese, ngewe uri kubwiriza n'abanteze amatwi, twaguke kandi twaguke ndetse twunguke tugere ku mugambi w'icyo wifuza. Ndagushimiye ko ugiye kunshyigikira kandi ukampa ibisobanuro bihagije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana rero nishimwe, tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice byaho 11 umurongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo waho wa mbere. Ariko reka duhere kuri 4 ku murongo wa 4. Yesu aramusubiza ati, mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfa amatwi birumva, abapfuye barazuka, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Ijambo shaka ko tuganira uyu munsi, ndashaka kubabwira ijambo ryo kubabwira ngo hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Iri jambo nzajya ndigarukaho cyane kuko ibintu by'Imana bihemuje abantu. Hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Aya magambo ni ikiganiro Yesu yaragiranye n'intumwa za Yohana, kubera ko Yohana yari afite intumwa. Uyu Yohana nshaka kukubwira, ntushake kumugenderanya n'umuvugabutumwa wese usanzwe. Yohana nshaka kukubwira, ntumugereranye n'umuhanuzi ushobora kuba wumva wundi, ntumugeranye n'umuyobozi runaka. Yohana, reka nkubwire, Yesu ubwe yarivugiye ngo mu bantu babyawe n'umugore nta muntu uteze kuruta Yohana. Yohana hari ibintu bimugira umuntu ukomeye muri Bibiliya. Hari n'ibimenyetso afite ko yari arenze, nanjye ndamwubaha, niyubahwe Yohana. Yohana yakoze ibintu bikomeye. Icyambere niwe wabanje kuza ari integuza yande ya Kristo, kuko ubwo mama wa Yohana na mama wa Yesu ngo bari batwite ari uduhinja turi mu nda, ngo igihe bahuraga bagahoberana n'abana bahise bamenyana. Bari abana bahuriye mu nda ngo bamateka, umwe yari Yesu undi ari Yohana. Yohana niwe wagombaga kuvuka mbere, hanyuma Yesu akavuka nyuma. Yaraje kumutegurira. Imana igira gahunda. Haleluya. Noneho ikindi cya kabiri Yohana yakoze nuko Yohana yarabatije, abatiza Yesu.
we afite no kwiyemera, afite ibyo yakiyemerana. Hari umuntu ujya kumva ko muri urusengero hasengera runaka, uzi ko mu bo twabatije runaka, ukibwira ko nubwo, ariko abantu baransetsa kuko babatije ngo umuntu ukomeye. Reka nkubwire, iyo uza kuba nka Yohana, we nta n'uwari kugukira. Yohana we noneho yabatije Yesu. Wowe ubatiza umusirikare runaka, tuzi ko hari n'umuntu runaka twabatije, uzi ko meya wa hehe asengera aha, ukagira ngo mbese n'Imana yururutse ibana namwe. Ariko nje kubabwira ngo Yohana afite ibintu bimugira kuba akomeye, kuko ngo yari yatinye no kubatiza Yesu. Yohana yabwiye Yesu ati hoya, ntago nabikora, ahubwo ngwino wowe ubari wowe, ngwino umbatize. Ariko Yesu aravuga ngo hoya bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka. Ubundi hari ibintu dukora kugira ngo dusohoze gukiranuka. Imana ishimwe. Yohana muri make ni umuntu wari warihebeye Yesu. Yohana yari yarimariyemo umwami, kuko ngo yagiye kuba mu butayu. Ntabwo nshaka kubyinjiramo, ibisi byo ntego y'ijambo ni icyigisho ndi gutegura ukwacyo. Nzababwira ubuzima Yohana yagize kandi akarinda apfa ari imfura, hari intwari. Ubu mbese yicaye ahantu aturindiriye ngo natwe tuzagende, ariko nzi neza ko ahantu Yohana azicara, oya azicara he kabisa. Haleluya. Yohana aza guhura n'ikibazo gikomeye. Yohana ngo bamuca umutwe, ariko ngo bataramuca umutwe aya magambo Yesu yayashubije Yohana atumye intumwa. Yohana ngo abwira abigishwa ati nimugende mumumbarize, niwe nasize mbatije cyangwa ntegereze undi? Ngo nimugende mumumbwirire ngo ni wowe wa wundi. Iyo byakomeye disi wibagirwa ko anavuganye nayo. Ngo cyangwa ntegereze undi. Ngo abigishwa baragenda baramubwira ngo Yohana aradutumye kuri wowe. Yari afunze, bari bamugemuriye, ubwo arabatuma kuri Yesu. Yesu aravuga ngo impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi biri kumva. Ndikubwiriza ubutumwa, abantu birema biri gusimbuka, abapfuye barimo barazuka. Mbese wagira ngo yari ari kumwirataho. Yeba badata we, ngo nimugende mumubwire ngo kandi hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Ni ijambo ryonyine nshaka ko twivugiraho, ngo hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Nongere mbibutse ko wenda nzigisha ukwabyo, mbabwira impamvu yo gucibwa igihanga kwa Yohana. Ni nayo mpamvu uzamenya impamvu ushobora kujya muri gereza urengana. Ni nayo mpamvu uzamenya impamvu ushobora guhomba kandi uzi gushaka abakiriya. Aho ngaho uzanamenya impamvu abana bawe babaye indaya, abandi banywa urumogi kandi uzi kubarera neza. Uzahita unamenya n'impamvu wikoreye urugo ku mutwe kandi wabasha kurwubaka. Uzahita umenya impamvu wicaranye diplome kandi yari iya mbere ukaba utarabonye akazi. Nzakubwira impamvu yo gucibwa igihanga kwa Yohana. Uzahita umenya ngo burya Imana yacu igira gahunda. Haleluya. Yesu arababwira ngo nimugende mumubwire ibyo, ngo ariko mumugerekereho n'irindi jambo mutari burisige, ngo mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ndashaka kwivugirira ijambo ryonyine ngo hahirwa umuntu utazagushwa n'ibyo uyu mwami. Kandi ubu tuvugana abamaze guhirima, ubu mvuze nicaye kuri kamera, abamaze kugwa ni umurundo. Umunyamahirwe ni umuntu utazahemuzwa n'ibyo ivuga, ni umuntu utazahemuzwa n'imvugo y'Imana, ni umuntu utazacumuzwa n'ibyo uyu mwami. Kuko ibyo uyu mwami ubirebye neza ukabirebera mu mubiri, wahita uvuga ngo si Imana navuganye nayo, ni abazimu bambwiriye ku musozi. Ariko iyo uri mu mwuka niho umenya ko ibyo Imana ivuga ari ukuri. Hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Iri jambo rirakomeye, kuko ngo Yesu yaje ari ikimenyetso kigirwaho impaka. Ngo yaraje ngo kugira ngo yaje gutanya umukazana na nyirabukwe, yaje gutanya umwana na nyina. Yesu yaje gutanya abaturanyi. Ariko si Imana iratanyara? Ntabwo Imana itanya, ahubwo abantu batandukanya kubera ko baratandukana kubera ko badahuje Imana. Kuko hari umuntu Imana izaho ari umucyo, undi ikamuzaho imeze nk'umwijima.
hari umuntu Imana izaho ari ibiryo, undi ikamuzaho ari inzara. Hari uw'Imana izaho ari ndende, undi ikaza ari ngufi. Buri wese ifite uko imuzaho. Hari uwizaho imuha abana benshi, buri mwaka kubyara, ariko bana babana. Hari n'undi izaho iti nta n'inyinya nahita nkwereka. Buri wese ifite uko imuzaho. Hari uwizaho ari ifiriti, undi ikamuzaho ari kawunga. Hari uwizaho ari inzara, undi ikamuzaho ari stoke y'ibiryo. Wamenya ari ibiki? Wamenya ari ibiki? Imana iha amafaranga indayo, ikayaha abajura, abayubaha ikayabima. Ikora uko ishatse mu ngabo zo mu isi no mu ngabo zo mu ijuru, ngo nta n'umuntu ujye yibaza ngo ibikora ni ibiki, kuko ikintu cyose ikora burya ni cyiza. Ikintu cyose uzabona Imana yakoze ujye umenya ngo ni cyiza, naho wabona ari kibi. Hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Uzira ijambo njye kurihabwa ngo hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Ntago nzabyibagirwa, ni muri 2015 mu kwezi kwa 11 niho nahawe iri jambo. Utibigenze gute? Niho namenye n'icyo rivuga. Ari nibyo tubigisha ntimubimenye, muzabimenya ari uko yazanye n'ibimenyetso bibemeza nk'uko nanjye nyemeza. Muri 2015 nari mfite amagambo mvugo, Mana wacu baramvuze mu Cyongereza, bamvuga mu Kinyarwanda, bamvuga mu Gifefeko, bamvuga mu ndimi zose baramvuga. Maze Imana rero irururuka intuma abahanuzi benshi batandukanye muri ibyo bihe bya 2015. Iravuga ngo nimugende mubwire mama Charlene ngo barakuvuze ndumva, bakuvugira mu rwongorerano, ngo ariko ndahagurutse nje kubacecekesha. Uri kunyumvira? Ndicaye ntiyego, urakoze, warabibonye, burya warababonye nawe, urakoze. Uzi ibintu bahise bankorera noneho, hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Ngewe ubundi nari nzi ko nta muntu uzongera kubona ijambo mvuga, ariko namenye ko n'ubu nubwo mbona mwayamazeyo, hari nanda gihari mushobora kuvuga bigakunda. Naricaye nahuye n'amagambo akomeye. Nibwo batangiye kunyita indaya, nibwo batangiye kuvuga ko nkorana n'abarangi, nibwo batangiye kuvuga ko naje kwiyoberanya mu itorero nanjye ndi intumwa ya Satani mfite misiyo. Nge ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuvuga ko mama Charlene agira imyuka y'abarangi. Niho bavuze ko naje, ibaze abantu bavuze ngo naje mu itorero kubera misiyo y'abadayimoni. Itorero nabayemo kuva muri 2003, kandi ngiye muri 2004 narahasengaga nubwo nari ntarabatizwa. Ibaze kuva muri 2003, 2004, 2005 uba ariyo myaka, kugeza muri 2015 ndi mu itorero ngo mfite misiyo. Nibwo rero nahise mpabwira ijambo ngo hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Imana ikwemerera inzu niyo wamagamo ikakugwaho. Imana irakubwira ngo nguhaye ibiryo uzarya usagurira abandi, ako kanya inzara imva waryaga 3 mu cyumweru ugatangira kurya rimwe. Hahirwa uwo bitazagusha. Imana irakubwira ngo ngukoreye ubukwe bwihuse na fiancé wari ufite, mukaba murashwanya ntacyo mupfuye. Imana irakubwira ngo mukazi nkuzamuye mu ntera nduwiteka, wajya ukumva bakwandikiye urwandiko rwo kukwirukana. Niko ikora. Hahirwa uwo bitazahemuza ibyo bintu. Ubwo se kuva muri 2015 kwayo magambo yatangiye muri 2016. Ubu turi muri kangahe? Turi muri 2021. Bari iyo myaka na nubu ndacyavugwa kandi amagambo navuzwe. Reka nkubwire, harimo n'amashyashya nagiye mbona. Hahirwa uw'ibyayo bitazagusha, kuko ibyayo bimeze nk'uwo yemerera inzu yataha niyo yararimo ikamugwaho. Wajyaga uwa 30 mwana wanjye, ndaje nguha ubwenge uzaba uwa mbere, hanyuma ukaba uwa mbere uhereye inyuma, ugaheruka ishuri ryose, ukagira ngo Imana yaravangiwe, ukagira ngo abahanuzi baravangiwe, ukagira ngo Imana irabeshya. Ntago ibeshya, ahubwo ni kwigenda, ahubwo ni kwikora. Hahirwa uw'iby'Imana bitazagusha. Hahirwa uw'ibyayo bitazagusha, niko Uwiteka akubwiye.
nimba uzi ko ibintu by'Imana bitaraguhemuza, ukaba uzi ko iby'Imana bitarakurundura, ukaba uzi ko ibintu by'Imana ukibirimo, amasezerano n'imvugo yayo nuko Imana iteye bikaba bitaragucumuje, hagarara aho hantu, hahirwa bitazagusha. Mwana wanjye ndi Uwiteka, nguhaye ikibanza, ndakubakiye, nguhaye inzu yawe n'ay'ubukode ukayabura, nguhaye abahungu n'abakobwa ugategereza ugaheba, nguhaye kumenyekana ukamenyekana mu bibi, izina ryawe rizagera ku mpera y'isi, abantu bose bazakuvuga n'abatakuzi bazashaka kukumenya, ukamenyekana mu bitutsi no mu gahorabikwa, hahirwa bitazagusha. Abahungu bawe bakunaniye, ndi Uwiteka bose mbahaye agakiza. Noneho kumva ngo polisi yabafatiye urumogi, ukumva ngo bibye, ujye ugenda wishyure kandi wemye, ntabwo Imana yakubeshye. Abakobwa bawe mbahaye agakiza, bagiye muri korari baririmba, wajya kubona ukabona baje batwitiye rimwe. Umugabo wawe urugo rwawe ndarwubatse ndi Uwiteka, wajya kumva ukumva yagutaye burundu. Umugore wawe ndamuhinduye, wajya kubona ukamubona umufatanye n'abandi bagabo. Imvuga y'Imana nuko iteye, ntiteze gutekereza nkatwe, ntiteze kugenda nkatwe, ntiteze kubisohoza nkatwe. Ni Imana ifite inzira zirenze igihumbi. Icyo nkubwiye ndakubwiye ngo ntuzacumuzwe n'imvugo yayo, hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Ibintu by'Imana byahemuje abantu, ndabizi. Hari abantu Imana yabwiye ngo izabatunga nimuyikorere, mugeze aho Satani arabongorera, birabahemuza. Ubara imyaka umaze ushomera, ubara imyaka umaze uri mu nzara, uhita ujya kwiyeranja, ariko ugezeyo ntiwahirwa, wongera ibibazo mu bindi. Wari ufite amadeni make, aragenda arikuba, hahirwa bitazahemuza. Hari abakobwa barindiriye Imana, barayirindira, bati Imana nzakurindira, barahumiriza rwose, ibyayo birabahemuza. Ko ngize imyaka 30 nkomeje kwambara byakubita ihuku, ubu koko iyi ni Imana yavuganye nanjye? Biga kuzamuraho gato, umukobwa uterekanya amaguru ubundi yarambagizwa ate, biga kwikoraho, bashyiramo duke mu mutwe, biga mbese baba bajama. Mureke mbabwire, byarabahemuje abantu benshi, hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Abantu bahemujwe n'Imana, uganira n'umuntu akakubwira ati Imana narayirindiriye sinayibona. Waganira n'umuntu akakubwira ati biriya bintu murimo njye nakijijwe cyera mbivamo. Umuntu akica ati njye naririmbaga muri iriya korari, undi akica ati njye nari umudiyakoni muri iriya torero, undi akica ati njye nari umukristo nakijijwe iki gihe. Wamubaza ngo wagushijwe n'iki, ugasanga yahemujwe n'iby'Imana. Ndakwinginze Imana ikurengera, iguha imbaraga, ikurinde gucumuzwa n'ibyayo. Kuba byarushaho gukomera ntibivuze ko umugambi w'Imana wahagaze. Kuba byarushaho kuba bibi ntabwo byavuga ko umugambi w'Imana wahagaze. Ubutaha mu kindi kiganiro nzababwira impamvu yo gucibwa igihanga kwa Yohana. Niho uzamenya impamvu y'ibibazo n'intambara z'urusobe z'urudaca zigusimburanwaho. Hamwe wicara ukabwira Imana ngo ni iki nagukoreye, nta cyaha wakoze, ahubwo ibigaragara nk'ibibi bikuriho n'ibyiza Imana iri kugutegurira. Ntiwagera mu gisubizo utanyuze mu kibazo, ntago wakomera utamaze koroha, ntago wakubaho utasuzuguritse, ntago wakwamamara mu byiza utamamaye mu bibi. Ntago, reka nkubwire, ntago wakira utakennye, ntago ibyo bintu bishoboka. Hanyuma Yesu ajya kuzamuka yahereye he? Ni hasi. Ese undi mwamwigiyeho? Yesu yavuye mu ijuru yambaye ikamba ry'ubwami, ageze mu isi bamwambika iry'amahwa. Yatangiye kwambara ikanzu, abagome bamwambika urubindo. Yesu yahereye hasi kuko yavukiye he? Mu muvure. Ari kumva ikintu cyahise gikurikiraho, yarasuzugwe bakajya bamukora mu bwanwa ari umugabo, bamutesha icyubahiro, mutesha pose na position, bagira ngo baramuhamije. Ariko uwakwereka ahantu yicaye, sifa kwa Mungu, yicaye iburyo bwasi. Uzajya kugenda ibintu papa yamukoreye, yamukoze mu ntoki, aramubwira ati kora ahangaha wanesheje, watsinze. Umva ijambo yamubwiye, yaravuze ngo uhereye nona
izina ryawe rizaruta amazina yabanje nazakurikiraho, kandi icyubahiro nguhaye kizaruta icyubahiro byabayeho, ngo n'ibindi bizagira gute, n'ibindi byubahiro bizakurikirana. Sifa kwa Mungu. Nagira ngo nkubwire ngo rero aho hantu uri kunyura ni mu nzira yo gusatira ibyo Uwiteka yavuganye nawe. Ntiwihebe kandi ntucogore, ntucike intege, ntuzime, ntiwigirire nabi. Nagira ngo nkubwire ngo aho hantu uri kunyura ntago haburijemo umugambi w'Imana, kandi ibyo uri gucamo ntago byahagaritse umugambi w'Imana. Ibintu uri kunyuramo ntago bizabuza Imana gukora. Nje kukubwira ngo niho inyura, niyo ngendo yayo, nuko igenda, nuko igenda, nuko igenda Imana. Haleluya. Ubu se ninde bavuga ko Yesu yakozwe n'isoni kandi ngo nagaruka amaguru yatazakora hasi? Haleluya. Bareke babwire, umva we cya gihe yaje ari intama, ariko nagaruka azaza ari intare. Ariko Mana ndagukunda, yaje ari intama ariko azagaruka ari intare. Umva ikindi, igihe yazaga amaguru ye yakandagiye mu isi ndetse ayibamo, ariko nagaruka abisi hari terime bagira di mujya mumbuza kuzikoresha. Hari izo ukoresha kumva zijyanye n'icyo wavuze. Nagaruka ntago azaba yikoraho. Reka nkubwire, azahagarara mu kirere, ibirenge bye ntago bizakandagira hasi, ahubwo tuzazamuka tumusanganire. Afite icyubahiro, ibyo unyuramo nibyo biri kuguharurira inzira. Imana yajyaga imbwira ngo nzamamara. Namamaye kubera iki? Ngo kwamamara se bivuze iki? Ntabyo ubonye uzambaza icyo bivuze. Ngo birange sinkunda kwamamara. Ntubikunda se hari aho wiyandikisha ukamamara? Komera we, ntabyo ubonye. Amashenge nge se narabikunze, hari aho niyandikishije. Ni ibintu bitekerezwa n'Imana mu gihe cyabyo, yabi bifitemo inyungu ikabikora kugira ngo ubutumwa bugere kure. Saya amatwi yanjye yamamaje, ntago yanyamamaje kubera iki? Yanyamamaje kugira ngo ijambo ryayo menyekane, rimenywe na benshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imibabaro unyuramo iri kuguharurira inzira. Ngo nzakumenyekana, njya kumenyekana, namenyekanye kubwo buhamya bwanjye. Simfe naha kuri aya macano, njya kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda. Nazengurutse igihugu cy'u Rwanda kubera ubutumwa, kubera ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo. Natangaga ubuhamya bugahembura abantu. Umuntu wese waje muri iryo teraniro akifuza kuntumira iwe, nkava hanja iyo ntabugira simba naravuye nahondi. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo mu bintu gendana nabyo ntugasiga ubuhamya. Nusiga ubuhamya Imana izagusubizayo kujya kubushaka. Niyo mpamvu haleluya, ahubwo ujye uyibwira bize vuba, bizere rimwe bigushiranuza bigire gute. No kibazo uhamirize we, nibura binarangire. Kandi nubona ikibi kikujeho ujye uvuga ngo kubyo nari narapangiwe birimo biragabanuka. Ugize Imana bikazira rimwe ari nka 5 bikaguhondagura bikagukubita bikaguhondagura, ariko nibura Imana irazi komora inguma. Tugiye gusenga. Haleluya. Hahirwa uwo bitazagusha iby'Imana, hahirwa uwo bitazagusha byabahemuje. Abantu basubiye mu kabari ngo si Imana yavuze. Abantu barishingiye bavuga ngo si Imana yavuze. Bagiye kwaka amadeni muri banke batasenze babatereza ibyamunara. Abantu iby'Imana birabahemuje, basubiye mu cyaro. Basubiye mu cyaro, uzi Imana ikuvana mu cyaro ikakuzana i Kigali ukisubizayo. Aha, na Yesu yaravuze ngo mundindirire mu murwa. Gahunda ni mu murwa i Kigali. Mana we uzambesha i Kigali tu. Wenda nzava i Kigali njya ahandi hantu harenze i Kigali tu. Ariko gahunda ni mu murwa. Kiborere, hari umuntu wanjyanye mu cyaro ngo arashaka ko njya mu cyaro. Ntiriko. Inti Yesu yabwiye abigishwa be ko gahunda ari mu murwa. Sinamunaniyo nibeshya nkajyayo. Umba ndurubito. Abantu bari mu cyaro, hari abantu Imana yahereye umugisha mu cyaro. Hari n'abantu izagirira neza bari mu cyaro. Ariko hari abandi bagomba kujya mu murwa. Nimba Imana yavuze ngo umugisha wawe ni mu murwa, shabetse ubwoba bukwica uva i Kigali, uzagenda wikoce. Abo wasanze mu giturage batera imbere kuko umugisha wabo ari huri. Cyo nubona na Satani gukura i Kigali ujye umenya ngo ntago ari nziza i Kigali. Ahubwo Imana ishimwe ko leta yacu yaguye umujyi nibura. Hari n'ahantu hasigaye hitwa Kigali hatari Kigali. Hari abantu Imana yemereye Kigali beshi ko bagomba kuhaba. Haleluya. Mureke dusenge. Iby'Imana bikugejeje he? Siko umuntu uretse nzababwira impamvu yo gucibwa igihanga kwa Yohana.
byahemuje abantu ibintu by'Imana. Abantu bisubiriye ku kayoga, basubiye ku gacupa, basubiye kuri muriture. Ikintu kimbabaza nuko musigaye munywa n'ubuyoga bubi. Ubuyoga bubi akuzikuzira buriya buyoga. Abantu basubiye ku ipantaro nta n'amabuno bagira yo gushyiramo. Basubiye kuri mini nta n'amaguru mufite yo kwambara, nibura ngo uvuge uti ntacyo reka nkubitemo mini nanjye njye nekana amaguru. Undi siyo mwayerekanye barabishyura. Abantu ngo basubiye gutereka umusatsi. Uze watereka umusatsi ugatereka n'amazuru. Wayagabanya se nibura akaba mato. Reka. Ibi by'Imana byahemuje abantu. Umuntu shitani akamubwira ati reka. Cyera ukiri umujama nibwo wari mwiza. Isubirire wigendere wibera umujama. Tagapanero kamberaga. Imana iturengere, Imana idutabare. Tugiye gusenga Imana iturengere, Imana idutabare, Imana itugarukeho. Imana ifite imbaraga nyinshi zikomeye. Imana ijya yumva gutaka no gusenga kw'abayiri imbere. Imana irambura ikiganza igahaza ibyaremwe. Imana ifite umugambi ku bantu bose yemeye ko baza mu isi. Imana ifite gukiza. Imana ifite gukomera. Imana ifite imbaraga nyinshi. Imana igira neza bugacya bukira ngo uciriye bugufi. Ijambo ryawe ni rizima kandi ni ryiza. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe riromora, ijambo ryawe rireza, ijambo ryawe rirakomeye. Ndakubashye muri aka kanya. Nyemerera ijambo ryawe ritugireho ububasha, ijambo ryawe ryeze, ijambo ryawe rihumanure, ijambo ryawe ritunganye, ijambo ryawe ryubake, ijambo ryawe rigira umumaro, ijambo ryawe riduhindure bashya, ijambo ryawe abarikurikiranye nibahinduke icyaremwe gishya. Ndagushimye ko byumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Mbifurije amahirwe masa yo gukomeza gukora share, comment ndetse no gukomeza kuduha inama n'ibitekerezo, kandi mbifurije kudahemuzwa n'ibyo uyu mwami. Nimuhumure, Imana niza ntabwo izaceceka. Amen. Mbifurije amahirwe masa yo kuguma ku Mana kandi yo no kudahemuzwa n'ibyayo. Mukomeze muyirindire kandi izaza ntabwo izaceceka. Imana y'amahoro ibishimire. Amen.